Ibyo kumesera ku mugezi urabizi. Iyo uraje mu Rwanda sinembera urasetsa. Tuve mu harisi igira two ku mugezi. Abantu b'abamesera ujye ubona nyine wigendera gake gake. Cyane rwose nase Kimironko nitwameseraga ahantu bitaga hehe kivuga abarimu bawe. Guys nize kuri Kimironko ya kabiri primaire ya wa gatandatu nigizwe n'umwarimu witwaga Sara urwaye ijisho nagarutse mu Rwanda mushakisha kenshi naramubuze n'abakunzi banje umuntu wabaza umwarimu witwa Sara azampe nimero ye kabisa ndi kumushaka ngo nzamushimire ya bantu dutemberana rero reka tuwereke urabona iyi ngini handitseho ngo Origore School murabona ko ahantu tutize tuhabazana na rimwe. Iyi ni ishuri ry'abana rya Origore. Muraho cyane inshuti zacu umuryango mugari umuryango wa YouTube channel yacu yitwa Temberana na Roseline. Ndabakunda cyane ndabasuje cyane. Nangiyeho garutse nanone ngo twongere dutemberane. Turatemberana ubu mbajyanye muri commune yitwa Origore. Impamvu muhajyanye cyane burya abantu batari banabizi cyane nkunda gukora sport. Eri ikomine niyo iriho irimo amabutike menshi ya sport niho tuza kugurira imyenda ya sport. Hari boutique ya Adidas bafite ya Nike bafite nyine amasantre nyine agurisha imyenda ya sport kandi y'amamarike nyine ya original niho tujya tuza kugurira imyenda ya sport. Rero nubwo ari mu cyaro ukuntu hari centre nyine iyo centre niho bashimye gushyira izo boutique ibaze ko zitari no mu mujyi ikomeye bashimye kuzizana hano. Rero muze tujyane kandi nizere ko muri bwishime. Ukuvuga ngo uwo mujyi ni ubamo amasoko y'amamarike y'imyenda ya sport gusa. Ewana kandi adahenda pe. Ntago babihenze niyo mpamvu umuntu yemera akaza nubwo ari kure. Kavuga ati reka nje guhaha. Ugiye nyine guhaha inkweto imyenda myiza yego sinzi niba bakinafunguye ubu bwijeho. Nase ubwo no kubera ikiba bidahenze kandi style ari ya marike. Ya nukubera ko nyine biri kure. Bareba ko n'abantu wenda batari bugire courage yo kuhaza bakabigabanya kabisa. Niho tuza guhahira imyenda ya marike kabisa. Ushaka gutrena wambaye akanayike kawe ka OG nihuza twenda twa OG nyine. Ariko ubwo no mu migi no muri hariya mu migi mu masantre nawe amaduka bahara ariko bihenze. Icyo nuko nko muri Stavanger cyangwa Sannes nta boutique yanditseho Nike nyine ndabona kabisa cyangwa Adidas Puma n'iki yego imyenda yawo marike yabo bari mu yandi ma boutique ariko shop yitwa Nike ntago nayibonye yo kabisa. Ubundi hano sinabonye abantu benshi bakunda kugurira ibintu online n'ubundi ni online n'ubundi byoroshye ubuzima. Abantu benshi akunda kwigira ko ngewe rero kubera ko twatangiye nyine kujya twitemberanira n'abantu sigaye mvuga ati online sinzongera no kuhagurira ikintu kimwe. Nzajya mfata umwanya ngende ntembere nitembereze n'abantu banjye kujya tubereka abantu twagiye no kugura ibintu dushaka cyane rwose bakabona uburyo abantu bahaha binahangaha bakareba itandukanyiriza. Iyo ni centre nziza cyane nidusanga hagifunguye turabereka kabisa bishimye. Imyenda ya Nike idahenze iki nabonye ari centre nziza rwose. Urabona ko amasaha yagiye ni mu masaha 11 ariko izuba riracyahari nk'ibisanzwe. Izuba wagira ngo ni saa 8 z'amanywa. Hari abantu banze kwemerera ko ngo cya kiganiro twagikoze ari nijoro. Hari sambuza kuvuga ngo ubwo ni mwatubeshye. Ahubwo n'uyu munsi niko biri bugende ndabona nta gahunda yo kwira ihari kabisa. Hari abantu baba baranze kubyemera kabisa. Bajye bemera rero ko sundi urumva twafata umwanya tukaza kubeshya koko ntago byabaho twe ntago tuzaye tubabeshya. Ntago turabasikama. Rwose nibahumure tuzatubabwiza ukuri. Kandi twanaberetse n'isaha ahubwo nuko abari abantu bemera bigoranye. Nanone nabyo birashoboka kubera yuko none se umuntu utarabyibona utarabyemera ariko nanone muri comment baravuze ngo muryama se gute ngo muryama igenze gute. Nuvuga ngo hano umuntu muri sama ukuntu turyama dukurikije amasaha n'akazi dufite ku munsi ukurikiyeho. Nimba uri buzinduke saa 2 ujye ku kazi ntago uri bureke kuryama kare ngo nukubera ko ngo umwijima utaje uragenda ukaryama
amadirishya turayafunga tukaryama cyane rwose ibitotsi n'ubundi ntibibura kuza ngo ni uko abona hari ikiri izuba oya biraza rwose umuntu akaryama agasinzira ukabyuka ugakora akazi tuba turwana no kutica akazi k'abandi bwiza bw'ahantu ushaka ugenda wirebera ariko Norvège yose irasa kabisa urebye ahubwo abantu benshi uzajya bavuga ati ariko aba bantu baduha ibiganiro ahantu hamwe basubiye ahandi ariko ikintu cyanjye uzajya mbakorera nzajya mbereka ibyapa byanditseho turi kugira ngo nyine murebe ko aho naberetse ubushize atariho twari turi ariko Norvège yose irasa gusa bimwe mu byo nabonye ni uko ubwiza bwawe ntibwatuma uharambirwa nanone nta muntu wapfa kurambirwa kabisa hano hantu nubwo ikiganiro cyacu wajya ukireba wisubizamo ntiwarambirwa kabisa wongera ugisubiramo ntabwo warambirwa dore akagezi keza kasa akagezi mbonye ukuntu ari gatoya kandi kazamo amazi atemba ndavuga ni nta akagezi nigeze kumva umugabo witwa Mani Marite arimba ngo akagezi nimba ari kaki kamushyogoro niba ari kaki karushororo niba ari aki nanjye ndakabonye bita nibuka iyo ndirimbo niba ari akagezi ka rusororo simbizi ntabwo nzi akagezi ari nabonye inshuti nyinshi cyane nicyo nibuka hafi y'akagezi buriya izo nshuti yazibonye kubera ko zari zagiye kuvoma bari bagiye kuvoma no kumesa no kumesa ibintu byo kumesera ku mugezi urabizi iyo uraje mu Rwanda sinembera urasetsa tuve mu harisi igira two ku mugezi abantu b'abamesero ujya ubona nyine wigendera gake gake cyane rwose none se Kimironko ntitwameseraga ahantu bitaga hehe mu Kabavu bara ubwa mbere mbumvishe Kimironko twajyaga kumesa tukiyimukira isugira na memoire ubwo ni ibintu byo gukoma turabizi gukomata ngo ikizu Kimironko tukiyimukira ko nta mazi yari ahari twakomataga urasetsa abantu muri comment batubwiye niba bikibaho ibyo bintu byo gukomata umuntu akaza wishyuye akaza akababyiga akabatwara ntabwo twakomataga twatondaga umurongo twebwe maze igihe cyagira ahantu gukomata bitabaye twe ntabwo twiye dukomata abantu bakaza umuntu akazana ibibaraga akabatanga mwatonze umurongo kuva akaresha oya nawe ntabwo bibaho ariko se ubwo Kimironko buri muntu wese wasigaye afite amazi mu rugo ntabwo bagikomata kabisa Kimironko se ntabwo bikibaho niko mbikeka byari ibya kera amazi niyo yaburaga abantu ba Kimironko nabo bararya bavomaga mu bibare nayo yose ariko Kimironko ikibazo cy'amazi baragikemuye ikibazo cy'amazi kiri i Kanombe asanga nawe cyarakemutse ntabwo mu Busanza i Kanombe sha amazi ko ari nta kigenda wasanga nawe byarakemutse rero tumemara umuntu uvuza ibintu by'akagezi rwose mpita nibuka muntu aba dufite wawe turibuka kera ku ishuri ukuntu badutumaga amazi yo gukoropa ishuri cyane amazi yo gukoropa ishuri umwana akajya ku ishuri yitwaje amazi mu kabido abana basigaye ubu ngubu biraryoshye kabisa ntabwo kiyajyana ntabwo bayajyana guteze ku ishuri niba bari amazi none abasakuje si bo bakoropaga ubu biracyari kwakora bakoraga n'amagurupe yo gukoropa ishuri ahubwo natari turiya tumemwari twari twiza abashefu do classe batwandikaga bakadukubitisha turabasuhuje nabo ntabwo tuzabibagirwa wiyibutsa muri primaire nanjye baranyandikaga mu basakuje ariko nanjyeho naje kubera shefu ariko njye disi nawe nigeze nandika nanjye nta muntu nandikaga ni ukuvuga ko batasakuza abantu banjye barabizi njye hari ukuntu abakontorora ahangaya ni ebana nta gusakuza muceceke ariko misi nibuka P6 ngo ni nariye we tukijera Chef wanjye Divine ndamusuhuje abantu n'abamugabekazi baranyanditse kuko nasakuje guys ubwo turi kuri icyo kiganiro cyo kwandika basakuje reka mbabwire rero muri Norvège abana benshi bavuye muri Afrika batoya nyine biga muri primaire baza bavuga ati twasakuzaga bakadukubita ku kabuno yagera ahangaha agasanga ntago bakubita nta nubwo banatonganye ni ukuvuga ngo amashuri y'ahangaha ko ateye ntago wemerewe gutonganya umunyeshuri no kumubwira nabi cyangwa kumukubita ntago byemewe
ukuvuga ngo niyo wanze kwiga tuvuge nushaka kwiga atavuga ati umeze neza ntubishaka mama ishushanyirize ntari ndumva ari bibi byanjye byica ahubwo ntabwo byica hano ntabwo wakubita umwana ntabwo ari byiza ahubwo umuhereza opsiyo y'ikintu nimba adashaka ikintu umuha indi opsiyo nimba udashaka kwiga ibyo nyine umubwira cyangwa se ukamumotiva kwiga ukamumotiva ariko utamukubise utanamubwiye nabi sibyo so rero abana bahangaha bo muri Afurika babimenyera batinze akora nk'igikosa akaza yakanira twise agira ngo baramukubita akabona nta kintu isi nyutse umwarimu wagishije muri primaire we witwaga Celestin shaka ikibazo cyo ikiganiro ajya dukurikirana ashaka kuba ari bukirebe ndamusuhuje mbega ngo ntiyadukubise akabona yari yaragatoyeje ariko byaba byakugize uwo ako ari umushuti wanjye ngiye twajyaga tunajyana no muri siporo kabisa umugabo ziriya ngo ni ngewe ahubwo n'abarimu badukubise reka mba nabashimye much respect respect to you guys ni ukuri kuba umwarimu ntabwo byoroshye kabisa mwarimu Celestin ndamusuhuje cyane ko abana bakunanira bikaba ngombwa kucisha yangira memoire ze kabisa na maîtresse Jeanne pe abarimu ndabakunda byatari ukivuga abarimu bawe guys nize kuri Kimironko ya kabiri primaire mu wa gatandatu nigishijwe n'umwarimu witwaga Sara urwaye ijisho nagarutse mu Rwanda mushakisha kenshi naramubuze abakunzi banjye umuntu wabaza umwarimu witwa Sara azampe nimero ye kabisa ndi kumushaka ngo nzamushimire yaranyigishije mbumuntu kabisa Imana imuhe umugisha Sara niba ukiriho uri muzima kabisa nifuza kuzahura nawe nkagushimira byimazeyo kuko ibyo wanyigishije intama zawe byangize uwo ndiwe kabisa umuntu ufite nimero ye umuntu wize Kimironko ya kabiri umuntu utuye Kimironko sinzi niba ari naho agituye bose azame contact ze kandi nzabashimira cyane nizadufasha bakiriho niba akiriho nawe byibuze tukagira amahirwe akabona kino kiganiro azashaka ukuntu akuvugisha abarimu batwigishije muri abantu beza uwo mumama umwibuka yihe memoire ituma uhora umwibuka reka nkubwire buriya abana bagiye muri size mu segonderi nako primaire bafite akantu kuvuga ngo turarangije ngo tugiye kugenda muri segonderi ngo turakuze biyemeye nyine njye rero nimutse mvuye mu wa gatanu nari mfite umwanya mwiza cyane ntabwo narenzaga 10 umwanya wa 10 ngeze mu wa gatandatu kubera kwivugishwa nyine ngo ndaranje ngo ndakuze ngo bize gute ngo ndarenze ntangira kuba umuswa ku buryo igihembwe cya mbere nabaye 32 ibaze kuva ku mwanya wa 7 ugahita ujya kuwa 32 kubera kwirara no kurangara nyine Sara ikintu mwibukiraho yarampamagaye aranyicaza arambye ati ibyo urimo urabizi se ndamubwira ati wati arambye ati ni gute ushaka kumbwira ko wimutse uri ku mwanya wa 7 ukaba wa 32 bikaba nta kintu bikubwiye ikintu yakoze urakizi yasa anyimura ahantu nicaraga anyicaza iruhande rwe arambye ati ngiye kugukurikiranira hafi ibyo wigize nari umuderangeri nkubagana byatari nsakuza mu ishuri abantu banzi baranzi kabisa ariko yanshyize ku murongo kabisa noneho kubera izo nama ze ukuntu nyine yahise anyiyegereza arancunga byatari byatumye nsinda ikizami cya leta iyo atabikora ntabwo nari gutsinda ntabwo nari kubona umwanya mu mashuri ya leta rwose yari umwana umugisha buri munsi mutekerezaho naramushakije iyo ngiye mu Rwanda buri gihe ngenda Kimironko nkayizenguruka mu isoko n'ahantu ntageze nabajije n'abana twiganye no mu isoko rya Kimironko yacuzaga imbuto n'abatari inyanya n'imboga Kimironko kabisa arangizo memoire nyanzigira ku cyane nk'ibyo byuvuze byo mwarimu kwiyegereza umwarimu witwaga Jeanne ariko wenda bizi n'ahantu abandi hazi uko ni Kabeza wenda muzi nta kibazo nawe yaranyegereje twiga mu wa 2 primaire ngewe ndabyuka icyo gihe habagaho ibintu bya cours du soir yakazajya yinyigishiriza ubuntu Jeanne ndamusuhuje niyo wenda ikiganiro arimo arakireba undi mwarimu se Celestin impamvu najya nibagirwa Celestin we n'ubu ngubu turacyavugana ni ukuntu ari mu bantu banshishikarije gukora siporo nyiri umwana mu banshishikarije gukora siporo niga mu wa 3 primaire yubaho cyane umwarimu kabisa n'ibiti yankubitaga ntabwo nzabyibagirwa akabuno karatose kuko
ariko yana Celestin ndagusuhuje arakoze kabisa abarimu shout out to you twabibutse kabisa mukora akazi keza nanjye ubu Sara nimba zabona ikiganiro nanjye narakuze nanjye nabaye umwarimu ariko nanjye usanga nyine za nama yangiriye uko yamfashe kirya gihe nanjye ubona bigenderaho nanjye nkigisha abana abagira inama kandi baranyumva twaranabubahaga bya hatari Mani zafashe n'abana b'iki gihe n'abajye bubaha abarimu babo ariko uyu mwarimu ubundi urumva Sara impamvu mukunda mwibuka cyane nuko yambwiye atanankubise atantutse atantunganyije ntabwo byari nomo muri icyo gihe umwarimu wagukubaga yagucishaga akaza akanyafu uzi imigano umuntu yariye n'itsinga yansobanuriye impamvu kwiga ari ingenzi atankubise kandi ndasobanukirwa hari igihe abana bashaka no kuva mu ishuri kubera inkoni oya inkoni nanone gukubita umwana kugeza aho yumva yarivamo nanjye Kimironko rwose hari nimukiye mu wa 3 primaire hari umwarimu tujye duhereza credit abantu batugiriye neza barimu bazima batugize aho turibo ako twibuke n'abandi nyine batari batakoze inshingano zabo neza baduhahamuye nabo tujye tubavuga mu wa 3 primaire hari umwarimu witwaga ngo Mukarutembye Yari izina ryose cyane ryo mwarimu aramuriye yitwaga Mukarutembye nk'uko byarama ariko yari afite umushihara Rwanda yadukubitaga we wagira ngo yishimaga yakubitaga abana kweri yarabaga nibereye mu giporoso shara ariko ku mu wa 3 waruvuze mu wa 3 primaire mu wa 3 primaire nabo twari dufite abarimu bari bakarishya umwarimu bitaga Cecile andi twamwitaga ndandi twari twarahimbye izina nayo ngiye kurivuga ariko reka nigarure ibyo bintu byose bahimba abana mazina twamwitaga Cyane uzi twamwitaga Cyane yagukubitaga nk'inkonje baravuga Cyane mwaramuhimbye akazina Cyane yaguteye Cyane yakubita inkonje ugira ngo yirukane satani itaga inkonje ukahita uzana ahantu wakubise inkonje umusatsi ukahita upfuka undi mwarimu w'ingenzi mu buzima bwawe mu wa mbere secondaire nize ku kigo cyitwa Efoteki Kanombe abantu bakizi abantu bakigaho mwese ndabasuhuje hari umuprefet des études w'imfura mana yanjye sinibuka nuko yitwa yarankundaga cyane mwarimu w'umugisha sinibuka uko yitwa ariko nawe yari imfura cyane tumutinya tumwubaha ariko atuje ari pose ukuntu abasha gukominika n'abanyeshuri neza prefet des études kuri Efoteki Kanombe kabisa muri secondaire bo nashimira benshi ariko umwe mu bantu banyespirinze bambwiye akantu keza n'ubu ngubu nyigenderaho kabisa ni umwarimu bita Theobald we yangishe superieur yiga muri superieur Theobald akabora yajyaga akunda yajyaga dukubita ibitaka tuvuga ati mwamwiyemera ngo mwamura abantu badanje turi nabakuru ko nibuka ko niga mu wa 3 secondaire yari igihe Theobald yadukubitaga abantu katuvuga ati mwe mwamwiyemera mwumva muri banda tuza amafaranga yanyu baba barishyuye ngo muze kwiga hano timuzi ibijyuya babibishye mukaza gukina hano mwebwe ariko bimwe mu bintu yavuze nemeraga nuko avuga ati igihe cyose ushoboye gukora ikintu gikore wirindirize ejo kuko ejo ntabwo uzi bizaba gikora ibintu mu gihe cyose nyine bishoboka wibihereza uvuga ngo ejo nzabikora wapi kandi avuga ati igihe cyatakaye ntabwo kigaruka n'igitakara ujye ubibara nk'aho ari amafaranga arimo aratakara imagine wafashe bag irimo amafaranga y'ibiceri gusa uyice hasi none ugende mu muhanda nugenda mu muhanda uko iminota ishira wumve ko ari amafaranga ari gutakara ibyo bintu bizagufasha mu buzima kandi koko nibyo kabisa abarimu bubahwe umuntu wese w'umwarimu hari n'umwarimu w'inshuti yacu w'inshuti y'icano yitwa Temberana na Roseline wigisha geography mwarimu bubahwe rwose turagusuhuje cyane abarimu mwese turabasuhuje ajya mbira uburyo iyicana imufasha kwigisha abantu bagasobanukirwa bitewe nuko iyo avuze ngo ntibwira abana babyumva dore rya soko ricuruza imbuto mbonye ariho na logo ya Arsenal ahubwo kuri iyo soko mbonye logo ya Arsenal ya Ganas ni hatari urumva rero uwo mwarimu dore ubu turivugana ni hafi saa 12 za nimugoroba ariko murabona ko haracyari umucyo rwose izuba ni ryinshi riramena nuza agahanga bisa nizere ko munyuzwe no kubatembereza na story zacu tuba dufite akenshi nanone
uyu munsi twavuze cyane kuri story z'abarimu kubera ko nanjye nyine ndi umwarimu uko nayo abantu bajyaga banibaza ngo usanzwe ukora iki ari gihe nk'abantu nyamara bavanga mu buzima busanzwe ukora iki nabwo barabimenye ko uri umwarimu ndi umwarimu rwose kabisa ari kuvuga kuri story y'ubwarimu n'ubundi twari turi kubatera ni ibintu umugisha abarimu bakora umurimo mwiza gusa ni umuhamagaro kabisa ntabwo ari ibintu wakora atari umuhamagaro n'ubizi wowe umwarimu ni umuhamagaro pe ntabwo ari ibintu umuntu wese yajyamo atari umuhamagaro atari n'impano ye bantu dutemberana rero reka tubereke urabona iyi ngiyi handitseho ngo origore sikule murabona ko ahantu tutize tuhabazana na rimwe iyi ni ishuri ry'abana rya origore ishuri rya primaire ariko ndabona noneho rituranye n'ibintu byinshi ndabona baturanye ngo na nav baturanye na nav rero ni sosiyete ya leta ifasha abantu mu bijyanye n'imibereho yabo myiza nyine kugira ngo buri muntu wese abeho ameze neza nyine ufite aho kuba ufite ibyo kurya bihagije hari na origore leg center ibintu byose biri hano muri no komine niba ari kubera ko ari ntoya biregeranye kabisa nav ni nayo nafasha abantu kwishyura iby'ishuri buriya ibifasha inguzanyo n'intuzo ni lone kase ntabwo ari nav ni ibijyanye n'imibereho myiza gushaka kubona akazi kubona amafaranga yo kurya kwishyura inzu umuriro ibintu nk'ibyo ku muntu udafite ubushobozi bwo kubyikorera aza hano kuri nav kabisa kabaga wenda nta kazi mfite mumfasha kubona akazi aha rero kuri leg center naho ni ahantu hari aba personal doctors noneho n'umuntu ufite ikibazo cyihutirwa bamuzana aha ngaha mbere yuko ajya ku bitaro bikuru mugani ndabona nanuzegeranye reba amashuri navu iki byose guys tuba dushaka kugira ngo muteze board muvuga ati aha hantu batuzanye niho twari twaragiye ejo cyangwa n'ejo bundi murebe neza ko twabazanye ahandi hantu hatandukanye rero nanone abantu benshi bajya bavuga ngo uzatujyane ku mashuri y'abana baho ngaho turebe amashuri y'abana banga n'uvuga ngo iri shuri ndabona ryubatse ku butaka buto cyane urebye ubu ni ukuvuga ngo ibintu byose byo gukina biri mu imbere uvuga ngo ikibuga cy'umupira kirimo hasi basket ni hasi swimming ni hasi ndabona hari icya basket ariko noneho ariko kenshi kubera ko ishuri ni rinini ntabwo bana bose bakinira kuri aka kabuga ni gato ntabwo bose bakinira hano kabisa rero urumva ko aba ari ibintu byinshi rwose bimwe mu bintu nabonye abazungu bagira baze kubyaza ubutaka buto amahirwe kabisa ntabwo bangiza murabona nyine ni komine ntoya no sosiyete se ngo kanari digital ni ya indi y'imipira kanari nabo ni kanari n'ubundi ariko buriya ariya kanari ntabwo hano tuyisanzwe tuyifite usanga ari abimukira bayifite bikundira kumva nk'ibintu by'icyongereza dore familie hus ari hano rwose leta ahangaha ni mu bintu bijyanye na banavani kandi by'imibereho myiza y'abana byo kwita ku hano numvishe hano mu rugo rwawe baza kureba uko urera abana bawe ntabyo kumufata nabi iyo umufashe nabi harya baramutwara baramujyana bakajya kumuha abandi bashaka kumurera umwana wawe bigaragaye ko umufata nawe baramukwaka bakamwitwarira bakamuha babasha kubarira urabona amapartema ari muri origore se banza hano n'umujyi nawo banza ari w'ababosi ntabwo ari ukuvuga ababosi ahubwo nyine uriya komine ntoya igerageza kugira ngo ikangurire abantu kuhimukira noneho rero bigatuma bagura ibintu byiza byinshi ahangaha naho gukorera sport center aho gukorera siporo ngo zose ijyanye n'ahantu batubwiraga ho kugurira imyenda ya siporo ni hano hafi ni imbere kabisa ayo mapartemara n'amapartema ahangaha utanabimenye nk'ubu wagira ni amazu y'ubucuruzi ni heza aba ari heza ubona wagira ngo ni amazu y'ubucuruzi kabisa ni amazu yo guturamo hano amazu Abanyarwanda bamenyereye ngo gutura mu gipangu cyawe wenyine hano biragoye ayo ma shopping center nababwiraga arimo hano imbere muri ino nyubako kabisa rero habanafunze ntago turi bugeyo imbere kubera ko bafunze amasaha yagiye ariko ni hano iyi amfi niyo shopping center nyine ifite ibintu byose kabisa
tukaba noneho dusohotse ariko urabona ukuntu hano hantu ni umujyi bitondeye ni gatoya ariko kaba ari keza ukuntu umujyi muto ariko mwiza kabisa none ndanatangaye kubera ko ibintu by'amashuri hano babyibandaho kuko umwana hano agomba gukina ni ibintu gukina nyine babyibandaho none iriya shuri mbonye n'ubwa mbere mbonye ishuri ridafite ahantu hanini cyane place nini cyane rifite ahantu hato kabisa cyane kabisa abantu benshi rero bajya bibaza mbese urabona iriya shopping center ni amfi nyine urabona ko hari handitseho amfi kabisa ahangaha winjiyemo hari amabutike yose Nike everything ahangaha n'ubundi ni centre y'amasoko uko bimeze kabisa nubereke na station bajya bibaza station tumaze iminsi tuyabereka rwose turagenda kandi tuba twagiye urugendo rurerure ntago rero nta kuntu hataba hari station ubona n'akabaga ka extra kuri station itabirira baga cyane ikintu kiza cyangwa ntago umuntu agomba kwicwa n'inzara niba utwaye ugiye no mu rugendo rurerure ukumva inzara yakwishe uhita uhagarara kuri station ukashaka icyo kurya ikintu nabonye cyoroshye bino byapa byo ku muhanda byerekana inzira birafasha ku muntu utazi hano kabisa hano watwara tuyiri gukoresha na GPS uzi gusoma ibyapa kabisa watwara abantu babituriye munsi y'imisozi ubonye ziri munsi y'umusozi n'ubu sindabimenyera akamahirwe y'imisozi yanga nabonye ari amabuye ntago igikunda gutenguka kubera ari amabuye kabisa utandukanye munsi y'imisozi cyangwa hejuru yawo yose hari abo mbonye hano inyuma batuye munsi y'umusozi kabisa nabonye noneho niho bacuruza imashini by'inuzi noneho yo guhinga gazi rero turabatembereje orugore ubutaha nanone mujye mutubwira aho mushaka kujya noneho mutubwire n'inkuru mushaka ko tubabwira ibyo mushaka ko tubasobanurira murakoze cyane kubana natwe turabakunda mwibuke utwereke urukundo urebye ikiganiro uri kugisharinge ushyireho igitekerezo cyawe kugira ngo tujye dukomeza tubane namwe turabakunda Imana umugisha bye bye